bata plate bagenda muri kurongo bagenda bose. Murabona ingredients tugiye kugenda dukenera harimo garlic butter and parsley, tukaza kubivanga hamwe ariko iyo butter yameltinze. Umugati wacu tuba dusiga ya garlic butter, kiba gisigaye ni ukwishyira kuri toast machine, kaza uza kubona utoast umeze neza. Toast machine irabishyiraho ya migati yacu kugira ngo ize kuza kuba irangije kuba ya mashini yawe ugategereza iminota 30 za toast zacu garlic butter toast bread izi ziba zirangiye, ubona ko zahiye neza. Mwakoze kureba video yacu, mwakora subscribe, mugakanda hariya ukazajya mubona video zikurikira.